Ikinyamakuru dukesha ino nkuru cyasuye ibice bitandukanye mu karere ka Rwamagana, ibigaruriro bya Kigabiro ndetse n'ibigaruriro bya Munyaga. Aha akaba ari hamwe mu hizirijwe umuganura bwa nyuma n'ubwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ikaze mu bigaruriro by'abami biherereye muri Rwamagana na Munyaga, ahabera ibikorwa by'umuganura bya nyuma mu gihe cy'abami ubwo bategekaga u Rwanda. Kuri ubu ni mu karere ka Rwamagana mu mirenge ya Kigabiro na Munyaga. Nitwa Niyonshuti. Iyi ni Eagle Magic TV. Niba utarakanda subscribe ikande kugira tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Bayi ikaze. Aha ni mu mudugudu wa Bigabiro mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigabiro, ahahoze urugo rw'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Aha niho yarongoreye umugore we witwaga Nyiragatabura, ahabyaranye n'uwo witwaga Sharangabo wari utuye Imurire hakurya gato ya Rwamagana. Igihe Umudage Von Gotzen n'abari bamuherekeje bagiraga mu Rwanda Gicurasi mu gihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na kane, Sharangabo uwo ni we bakiriye i Rwamagana aha mu Bigabiro, abasuhuza kwa se Rwabugiri wari mu rugo rwe w'Ikageyo, ubu ni mu karere ka Ngororero. Muri urwo rugo rw'i Rwamagana kandi niho Rwabugiri yizirije imihango y'umuganura nko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatandatu aho rwahoze. Icyo gihe bari mu Buganza bw'Epfo, muri mu mudugudu wa Bigabiro, akagari ka Cyanya, umurenge wa Kigabiro, akarere ka Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba. Umukozi w'inteko y'umuco ushinzwe kubungabunga ahantu ndangamurage Neurochest yavuze ko muri aka gace hahuze ibiganiro byinshi ariko biza gutemwa ubwo hatwikagwa amatafari yo kubaka Kiliziya Gatolika ya Rwamagana. Yavuze ko mu biti byabonekaga muri uru rugo rw'ubwami hari mu muvumo n'umuko, akaba ari nabyo nanone bikagaragara ahantu hose hagiye haba urugo rw'ubwami. Uyu musozi wa Munyaga kuri ubu ni mu murenge wa Munyaga ku nkengero z'aho u Rwanda rwarangiriraga hagatangira igihugu cya Gisaka mbere y'uko rukigarurira ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rwogera mu kinyejana cya 19. Mu mpinga ya Munyaga ahitwa mu Nkamba niho habaye urugerero rwa mbere rw'ingabo z'u Rwanda zarindaga inkiko z'igihugu. Urwo rugerero rwatangiye kuva ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka, kuko ibihugu byari bituranye n'u Rwanda birimo Igisaka mu burasirazuba, Ndorwa mu majyaruguru, i Burundi n'u Bugesera mu majyepfo byakiraga u Rwanda akarere Rutega, ndetse byari byaranogeje umugambi wo kuzarwigarurira. Umwami Kirima wa kabiri Rujugira amaze kwimangana mu mpera y'ikinyejana cya 17, yahise afata ingamba zo gukoma uwo mugambi mu gukora. Ati iteka ritegeka ko imitwe y'ingabo igomba kujya ku rugerero zikarinda inkiko z'u Rwanda ku buryo buhoraho. Muri icyo gihe kandi Rujugira yavuze ko u Rwanda ruratera ntiruterwa, imvugo benshi bakibuka kugeza amagingo aya. Ku ikubitiro Rujugira yohereje ingabo zo mu mutwe w'Abakemba
zishinga ibirindiro mu mpinga ya Munyaga, aho zari zitegeye neza igice kinini cy'Igisaka. Abakeba bagumye kuri urwo rugerero rw'i Munyaga ku buryo bwa burundu, kuko bari bimukanye impinga ndetse n'imiryango yabo muri iyo mpinga ya Munyaga. Kandi umwami Kigeli wa kane Rwabugili niwe waje kubaka urugo ndetse agwizihizamo imihango y'umuganura mu mwaka w'1888. uyu akaba n'umuganura wa nyuma wabayeho mu gihe cy'ubwami, aho urwo rugo rwari ruri uri mu mudugudu wa Kigabiro, akagari ka Duha, mu murenge wa Munyaga. Chese yavuze ko Abanyarwanda b'iki gihe icyo bakwigira kuri aya mateka ari uguha agaciro umurage w'igihugu, kuko nyuma y'ibikorwa usanga ariho havuye ubutwari bw'Abanyarwanda. Kuba dufite ahantu tuvuga ko umwami igeze gutura, ibimenyetso bya nyuma twasigaranye n'ibi ngibi. Uwo ni umurage wacu urimo gukunda igihugu no kukigirira ishyaka. Nyuma y'ibigabiro haba hari izina ry'umwami, nyuma y'umwami haba hari ibikorwa yagiye akorera igihugu bigaragazwa n'ibigwi bye. Kigeli wa kane Rwabugili niwe mwami wizihije ibikorwa byinshi by'umuganura, ari nawe mwami wa nyuma wizihije umuganura muri bino bice mu 1886 ndetse no mu 1888. Hafi gutwara kw'Abanyarwanda. Kuba dufite ahantu tuvuga ko umwami igeze gutura, ibimenyetso bya nyuma twasigaranye n'ibi ngibi. Uwo ni umurage wacu urimo gukunda igihugu no kukigirira ishyaka. Nyuma y'ibigabiro haba hari izina ry'umwami, nyuma y'umwami haba hari ibikorwa yagiye akorera igihugu bigaragazwa n'ibigwi bye. Kigeli wa kane Rwabugili niwe mwami wizihije ibikorwa byinshi by'umuganura, ari nawe mwami wa nyuma wizihije umuganura muri bino bice mu 1886 ndetse no mu 1888. Twakanaho tusedurige kana subscribe, share na comment kuri Magic TV. Niba uzabikora tuzahora ubutaha.